Hello, ndabasuhuje, nitwa Fifi, ni ryo zina abantu benshi banziho, mba muri Kigali, mperereye nyine i Kigali, ndi mu buzima nyine gusa butanyoroheye, nkaba nasabaga ubufasha, uwabona icyo afasha, wakumva agize umutima wo kumfasha yamfasha kuko ntabwo meze neza, muri ibi bihe ndimo biragoye cyane. Rero nyine narakoraga nkashakisha ibiraka nkabaho, ariko naje kugira uburwayi, ndarwara mara amezi 7 ndwaye, ntafite umuntu wo kundwaza, narwajwe n'umwana wanjye gusa mutoya cyane, aracyari muto, ari hagati y'imyaka 6 n'5, niwe wambaga hafi. Rero muri uko kurwara urumva sinari mbashije kujya gukora, kandi yarigaga, nyine simbashe kujya gukora ngo mushakire ibikoresho ajye ku ishuri, noneho n'ahantu twabaga urumva amezi 7 aba ari menshi cyane, 2 bakwihanganira, ariko iyo ageze muri 5 batangira kukurambirwa bakubwira ko utazanabishyura, cyane ko n'ubushobozi ntari kububona. Biza kuba ngombwa rero batwirukana ahantu twabaga, tujya gushakisha ahandi hantu ho kuba. Rero ikintu nabasabaga mu by'ukuri, ntabwo umwana wanjye akiri kubasha kujya ku ishuri, yabuze ubushobozi kubera kumara icyo gihe ndwaye ntafite umuntu wo kumfasha, cyane ko na papa we yaramwanze, yaratwihakanye, turiho twenyine, nta muryango wundi mfite natakira, nta bandi bantu mfite nabwira ikibazo ngize, nta famiye ngira nahamagara, nta muntu nyine n'umwe mfite wo guhamagara ngo mbe namubwira ikibazo mfite. Rero nkaba nasabaga abantu mu nyumva, babasha kunyumva, byibuze niyo mwambonera igishoro nkongera nkatangira gukora, byamfasha, najya mbasha kurihira umwana wanjye ishuri. Kubaho ni ibibazo, kubona amafaranga atutunga, kurya ni ikibazo, kwambara ni ikibazo, ntabwo nyine n'ahantu turi kuba kugira ngo tuhishyure nabyo biragoye, nyine ubushobozi ni buke cyane, kubera ikibazo cy'ubwo burwayi ubuzima bwanjye bwasubiye inyuma, byarangiritse, kandi noneho kuba ntafite umuntu wo kumfasha, byibuze ngo ambwire dakira hera kuri ibi, urumva gukira, kugira ngo ubone imbaraga, kugira ngo usubire kujya gushakisha akazi, ni ibintu nyine bigoye, byarangoye cyane, ari nabyo byanshubije inyuma, bituma nyine ntabona uko basi nongera kurihira umwana wanjye ishuri. Ni nacyo kintu cya mbere kimbangamiye, umwana wanjye ntabwo abasha kujya ku ishuri, akabasha kujya kwiga, ariko mu by'ukuri mbonye ubushobozi agasubira ku ishuri byamfasha, byibuze mbonye yiga, nkajya nshaka ukundi kuntu tubaho, ariko akiga, kuko murabizi kuba ntarabashije, nta babyeyi ngira, nta bushobozi bundi mfite, nta sapoti yindi mfite, umwana wanjye nari nezeho ko byibuze aziga akagera aho yigeza, nawe kwiga bikaba byanze, ni ibintu nyine bitoroshye, ariko byibuze umugiraneza wabasha kugira ikintu yamfasha, byibuze niyo nabona sapoti njyanira umwana ku ishuri, ibindi nazajya ngerageza nanjye ngashaka ukuntu tubaho, mbonye igishoro cyamfasha muri byose, cyafasha wenda nkashaka imibereho, nkanakora cyane kugira ngo musubize ku ishuri. Ni ukuri biragoye, babyeyi muri kunyumva, abantu mufite abana, abantu mudafite ahantu wenda handi mukura, ni ukuri biragoye cyane, ni mu buzima bubi, hahandi ntafite umuntu n'umwe natakira,
ntafite umuntu nasaba, ntafite umuntu nabaza, hahandi nta muntu n'umwe mfite kuri iyi si nabwira ikibazo nagize, biragoye nyine ntabwo umuntu yapfa kukumva, ariko ndababaye, umuntu wabasha kumfasha basi wenda wangirira impuhwe akaba yakenera kumfasha cyangwa kumvugisha, nimero yanjye ni 0789878036, ibaruyeho Uwimana Augustin eshatu, ndayisubiramo 0789878036, ibaruyeho Uwimana Amagisi atatu. Ni ukuri umuntu wabasha kumfasha nkava muri ubu buzima ndimo, Imana yonyine niyo yazamumpera umugisha, kuko njye biragoye cyane, birangoye, nta kintu mfite cyo guheraho, nta muntu n'umwe mfite ndi buhamagare. Mu by'ukuri wenda umuntu umubyeyi arabyumva, kuba uri kumwe n'umwana akakubwira ndashonje, udafite ikintu cyo kumuha, udafite ahantu uri bwerekere, ukabona abandi bana barajya ku ishuri, uwawe ari mu rugo, basi ari no mu rugo utateganya ngo byibuze igihe runaka bizakunda, birababaje. Gusa ndabasabye ni ukuri mumfashe, ndabinginze babyeyi, umuntu uri bubashe kubona iyi videwo yanjye utitaye kuri buri kimwe cyose, ni ukuri Imana izaguha umugisha, kandi ndabizi neza ko Imana nyine yishyurira abantu nkatwe tudafite ubushobozi bwo kugira ikintu twabitura. Gusa ndabinginze, umuntu uri hafi cyangwa umuntu uri kure uri bubashe kubona iyi videwo, ni ukuri ufite umutima wo kumfasha, ni ukuri wamfashe basi umwana wanjye asubire ku ishuri. Ikintu kibabaje cyane ko umwana wanjye atiga, wenda kuburara ko naburara nta kibazo, n'ubundi nsanzwe mburara, kubwirwa turabwirwa nta kibazo, bugacya wenda ejo bikagenda neza tukarya, ariko basi mbona ubushobozi busubiza umwana wanjye ku ishuri. Ndabinginze babyeyi mungirire impuhwe, ndabingize umuntu wese ureba iyi videwo, mu by'ukuri wanyumva, ubuzima bwanjye buragoye kandi buri ahantu habi, naciye mu bintu byinshi cyane birenze ibyo ngibyo uri kumva, ariko aho ngeze biri kwanga, aho ngeze biri kungora, byibuze mbonye igishoro ngatangira nkagira ikintu nkora, byibuze mbonye igishoro nkakora, ni ukuri umwana wanjye yabaho neza kandi Imana yazabaha umugisha. Ndabinginze babyeyi mungirire impuhwe, ushaka kumpamagara cyangwa ushaka ko tuvugana cyangwa ushaka kumfasha, wabikora kuri nimero yanjye 0788878036, ibaruyeho Uwimana Augustin eshatu. Murakoze, ni ukuri umuntu uri bugira umutima wa kimuntu wo kumufasha, musabire umugisha, ko njye ntabwo nabona icyo kumwitura.